Nongeye kubasuhuza abakunzi ba Benja TV n'umwana twabariye kubagezaho amakuru y'ubusesenguzi bwimbitse tuba twabakoreye mu biganiro bitandukanye, amakuru agezweho muri aka kanya mu isi y'imyidagaduro. Ikiganiro cya mbere cy'imyidagaduro mu Rwanda bakita The Continent Live kinyura kuri Benja TV. Tubagezaho byinshi muba mutamenye biba byabereye inyuma y'amarido, niyo mpamvu tuba duhari kugira tube twabasha kubibagezaho mukaba mwabimenya mukabisobanukirwa uburyo bimeze, uburyo byagenze, ibyo batashyize hanze, twe niyo mpamvu duhari turababereye kugira ngo tubashe kuba twabagirirayo, tubashe kuba twabibagezaho. Nkuko ukora subscribe kuri Benja TV. Muhanzi Mugisha Benjamin aka The Ben yaraye ari gushutinga amashusho y'indirimbo zitandukanye, ari gukorana na Ministries, Gisubizo Ministries, aho bari gushutinga amashusho y'indirimbo live, amashusho y'indirimbo zihimbaza Imana zitandukanye ziri kuri album ya Gisubizo Ministries bise season 6. Ngo ni album ya 6 bagiye gusohora, zose bakaba bari kuzirikodingira rimwe, bakaba biyambaje The Ben bamutumiye, akaba nawe yaje kwifotoranya nabo mu kuba barikodinga amashusho y'izo ndirimbo aho benda kuzironcinga. Umuhanzi Mugisha Benjamin yavuze ko mbere yuko bari muri press conference we na Bruce Melody bari kuganira n'itangazamakuru mu kiganiro, bavuga ku bijyanye na The New Groove, icyo bahitega, ingamba bafite. Bruce Melody yageze aratangaza ngo arasohora indirimbo mu minsi itarengeje 3. Ben aravuga ngo ati arasohora indirimbo bitarengeje mu minsi 5. Ese muri izi ndirimbo niyo aravuga ngo ati Munyakazi. Bruce Melody indirimbo ye yarayisohoye bahita Munyakazi. The Ben aravuga ngo indabo zanjye. Esha aravuga ngo ntabwo iyo ndirimbo yarayifite, ntabwo yarayifite muri projet, ariko se cyangwa n'indi yaba agiye gusohora amashusho ari gucacara ahantu hirya no hino. N'ubuca nawe yabinyujije ku mbuga ze aravuga ngo ati The Ben ni inkingi ya mwamba ya music nyarwanda, ngo adahari ngo niyo bariragaho, ngo aramutse adahari ngo basubira mu byaro bakajya ku isuka nyine bagakena. Kuko Ben ariwe bariraho, ariwe bakesha kuba bakiri mu mujyi wa Kigali, bafite ubuzima bumeze neza, bafite amafaranga. Ben ngo niwe bariraho nyine, niwe bitezeho amakiriro ubuzima bwabo bwa buri munsi. Ben ngo ni inkingi ya mwamba music tycoon. Ndahiro yavuze ngo ati Ben, umuhanzi The Ben kari nk'umusentire mu ipantaro, garamutse adahari ipantaro yako. Muri showbiz bivuze ko Ben aramutse adahari showbiz music y'u Rwanda yasubira hasi. Bruce Melody we ni nk'ipantaro n'abandi bose. Ben ni umukandara ufashe ibendera nyine ry'igihugu rya music nyarwanda, ngaramutse adahari music nyarwanda yajya hasi izamuka, barwana nayo kwa kundi y'ipantaro uko urugendo uyizamura ikongera ikagwa, nuko music nyarwanda yaba imeze. Nkuko ukora subscribe kuri Benja TV, ni inkunga yanyu ikomeye gukora subscribe, tukabasha kubona ibiganiro byose, amakuru agezweho y'imyidagaduro agezweho muri ako ka mwanya tukayabagezaho ku gihe, kuko muri ab'ingenzi nimwe tuba dukorera. Umuhanzi Israel Mbonyi ejo ari muri press conference y'Ichamp live concert igiye kuba ku nshuro ya 4. Umunyamakuru yaramubajije ngo ati ngo biravugwa ari bibiri hanze bivuga yuko waba warabyaye. Israel Mbonyi aramusubiza ngo ati ninde ngomba gusobanura iby'ubuzima bwanjye bwite. Asubiza mu buryo butandukanye n'ubwo yasubije umwaka ushize abibazwa, ariko bikomeje kugenda bivugisha abantu benshi. Irene yakoranye ikiganiro na Bruce Melody nimugoroba ijoro ryahise, aganira ku bijyanye n'indirimbo n'ibyagiye biba mu bihe bitambutse. Abantu benshi bavuze ngo ati Bruce Melody niba afite umuntu anyuzaho
bazaba baganira kuri channel ko iki Ben we atashaka umuntu bazaba baganira kuri ngo nawe ajya atangaza ariko Ben ko mubizi abafana biwe abantu benshi Ben si umuntu ukunda kugenda atangaza avuga cyane. Bruce Melody we akunda gukoresha umunwa cyane amagambo cyane cyane y'ubushotoranyi akunda gushotora umuhanzi mugenzi we The Ben. Mwibuka gukora subscribe kuri Benja TV. Ciao ciao, ikiganiro The Continent Live na ikiganiro cya mbere cy'imyidagaduro mu Rwanda cya Showbiz The Continent Live muri gukurikira kuri Benja TV. Ciao ciao, nakagaruka.